Mwanya kugira ngo nkuganirize ngo usobanurire projet idasanzwe, projet iri guhindura ubuzima bw'abantu benshi, nta yindi ni Economy Designer Plan 3.0. Project iri sponsored na M Global, imaze imyaka 17, yatangiye mu mwaka wa 2006, itangirira muri Philippines mu mujyi wa Manila. Uyu munsi ihagarariwe cyangwa se abayobozi bakuru ba company ni Dr. Eduardo Kabatong, umushoramari, umuganga w'inzobere. Ku ruhande rwe rw'iburyo hariho Raymond John Asperin, uruhande rwe rw'ibumoso hariho Engineer Francis Miguel. Aba nibo bayobozi bakuru ba company, bakaba ari bo bagabo bagize uruhare mu kurema iyi company. Vice President hariho Mr. Alain Rimpin na Jajen Daniel Gonzalez, aba nibo Vice President ba company. Ikaba ari company yagutse iva muri Philippines, ku buryo uyu munsi iri gukorera mu bihugu birenga 60, aho ifite branches zirenga 100. So muri Afrika ageze muri 2012 muri Nigeria, 2015 nibwo yaje muri East Africa ituruka muri Uganda, 2016 yagiye muri Kenya no muri Tanzania, 2018 mu Rwanda nibwo yahawe uburenganzira n'ibyangombwa biyemerera gukorera mu Rwanda nka company mpuzamahanga ije gukorera mu Rwanda. Zambia na Congo yafunguyeyo umwaka washize, Uburundi na South Africa n'ibihugu biteganijwe gufunguramo vuba cyane. So nyuma yuko ari company ikomeye ifite foundation ku ruhande. Foundation ni ikigo gifasha abantu batagira mikoro mu gihugu cyose company ikoreramo, ubwo ndavuga imfubyi n'abapfakazi n'abandi bantu bose batagira akivurira. So ni company rero yatwaye ibikombe mpuzamahanga, harimo icyo twita 100 top MLM company ku isi. Company 100 zikomeye, yatwaye igikombe nka company ya mbere muri company 100 ku isi zikomeye. Yatwaye igikombe cya Guinness de Record nk'imwe muri company yesheje agahigo ko gukora ibindi bitarakorwa n'indi company. Itwara igikombe nka company ya mbere muri Asia, network marketing company ya mbere muri Asia. Tugiye mu bikombe ni byinshi cyane. Ibanga ni irihe? Dufite abafatanyabikorwa bakomeye. Dufite umufatanyabikorwa witwa Nature's Way, ikigo gikomeye kibarizwa muri Amerika yitwa Green Bay, gikora produits zikozwe 100% mu bimera. Ni ikigo kigizwe n'abadokiteri barenga 300 bicaye hamwe bagakora produits zirenga 700 ku munsi z'ubwoko butandukanye, zifite ubushobozi bwo guhangana no kurinda no kuvura indwara zitandukanye. Hakaba ikigo cyitwa DSM kiba muri Europe, hakaba ikigo cyitwa IMS Life Science gikora produits zongera ubwiza, hakaba ikigo cyitwa Weida kiba muri Amerika gikora products zifasha abantu gutakaza ibiro. So mu Rwanda abafatanyabikorwa bacu turifite Ecobank, tukagira na GT Bank nk'abafatanyabikorwa b'amabanke dukorana nabo hano mu Rwanda. Impamvu nyamukuru company yabayeho ni ukubera inkomoko y'ibitera uburwayi. Ni ibihe bintu bitera uburwayi? Harimo ibi bintu turi kubonamo hano, stress izamo, ibyo turya za pizza, hamburger, harimo amazi tunywa yanduye yaciye mu matiyo afite umugese, harimo ibikomoka ku nzoga byangiza umubiri, harimo imiti iterwa imyaka kugira ngo imyaka ikuru uko tubishaka, harimo ibiryo bikorwa mu nganda byongerwamo ibinyabutabire bituma bitabora, ubwinshi bw'imiti, amazi yanduye, itabi, imyuka duhumeka. Ibi byose ni bimwe mu bitera uburwayi. Kongeraho n'amatelefoni, kongeraho bimwe mu bintu byinshi tugenda tubona tubana nabyo. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko iyo ukomeza kurya biriya bintu mu buzima bwawe bwa buri munsi, umubiri wawe udafite ubushobozi bwo guhangana nabyo, biza kurangira indwara ikwatatse ukumva ngo umuntu yarwaye indwara runaka. Twibutse ko products zacu zigufasha kwirinda no kwivura indwara zitwa NCDs, non communicable diseases. Izi ndwara zitandura arizo mbe ni izingizi turi kugenda tubonamo hano. Izi ndwara turi kugenda tubonamo hano ni zimwe mu nkomoko za bya bindi byose twavuze twabonye hejuru. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi cyitwa OMS cyagiriye abantu inama ko kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ku munsi yagakwiye gufata ubwoko butanu bw'imboga n'ubwoko butanu bw'imbuto kuri buri funguro yafashe. Company imaze kubona ko bigoranye ko umuntu atabona ubwoko butanu bw'imboga n'imbuto, nibwo yakoze products nziza zidasanzwe zifite ubushobozi bwo kuba zagufasha kwivura, kwirinda za ndwara twabonye hejuru zigiye zitandukanye. Kwibutse ko dufite products zitandukanye, ubwoko butandukanye kuri kubonamo hano, ariko uyu munsi ntabwo ndi buze kujya muri detail kuri buri products. Nzajya muri detail kuri products muri video ikurikiye iyi. Ukeneye kumenya produit wakoresha bitewe n'indwara ufite, ushobora kwandikira uguha iyi video akagufasha gusobanukirwa product wakoresha, cyangwa ukadusura ku cyicaro cya company yacu.
tujye kureba rero agace kacu ka business ni gute wakora n'iyi kampani ukabasha kwiteza imbere. Umugabo w'umuhanga cyane witwa Robert Kiyosaki yanditse igitabo cyitwa Cash Flow Quadrant, agaragaza inzira enye abantu bakoreramo amafaranga. Inzira ya mbere ni yitwa employee, inzira ya kabiri ni yitwa self employee. Aba bose bari mu cyo twita residual income. Employee na self employee ni abantu babona amafaranga ari uko bakoze, bakorera amafaranga batanze imbaraga zabo. Aba mu iki gice rero cya employee na self employee yagaragaje ko habamo abantu bangana na 95% by'abantu batuye isi bagabana ubukungu bungana na 5%. Bamwe ni bande? Employee ni babandi bakora agakora iminsi 30, iminsi 30 yashira agahembwa. Ndavuga umuntu ari we wese ukora buri munsi agahembwa ku kwezi kurangiye. Uyu mugabo yavuze ko ntabwo ari ahantu habi kuba umukozi ugakora ugahembwa ukwezi kurangiye, ntabwo ari bibi, ariko yavuze ko icyerekeranye no kugera ku nzozi zawe biragoranye ko wagera ku nzozi zawe ukenera amafaranga buri munsi, ariko yafata uko iminsi 30 irangiye. Self employee ni wa wundi wikorera, umumotari, ucuruza botike, utanga uduserivisi dutandukanye ariko akaba yikorera, yinjiza amafaranga make make, nawe iyo habaye ikibazo ntakore ntabwo yinjiza amafaranga. Business owner na investor baba mu gice cyitwa passive income. N'abantu bashobora kubona amafaranga rimwe na rimwe nta nicyo banakoze, ahubwo bishingiye ku byo bakoze kera cyangwa se bishingiye ku byo abo bakoresha bakoze. Business owner ushobora kuba ufite system cyangwa kuba ufite equipe y'abantu mukorana, ibikorwa bakoze ukabyinjizaho amafaranga. Urugero, reka tubare ko ufite system ya telecommunication company. Dufate ko ufite company yitumanaho. Abantu bose bakoresha simukadi ya kampani yawe, buri gikorwa cyose yakoze ku munsi hariho pourcentage ufataho. Tekereza uramutse ufite miliyoni 10 z'abantu bakoresha simukadi ya kampani yawe, wakwinjiza amafaranga ngahe? Yaba ari amafaranga menshi. Reka turebe ku kintu cyitwa teamwork cyangwa se kipe y'abantu bakorana nabo. Reka tuvuge ko ufite nk'ikigo cya transport gitwara abagenzi. Reka tubare ko ufite imodoka zitwara abagenzi zikabavana hano zibajyanye aho bagiye. Tekereza kuri amafaranga buri umwe wese atanga buri munsi, ingano y'amafaranga usigarana ukuntu angana. Kuba umubare w'abagenzi waba watwaye ku munsi yaba ari amafaranga menshi. Umugabo w'umuhanga hano yaravuze ngo nta muntu n'umwe wari wagaragara ku isi ukora amasaha 24, ariko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko umuntu ashobora gukora amasaha 2,000 ku masaha 24. Uti ntabwo bishoboka. Gira abakozi 2,000, buri mukozi wese akora isaha imwe, nufata abakozi 2,000 ku isaha imwe umukozi yakoze, urandikirwa amasaha 2,000 wowe nyiri kampani. Ntabwo rero umuntu nta cyatuma adatera imbere kubera ko ibikorwa byose baba bakoze abyinjizaho amafaranga. Investor ninde? Investor ashora amafaranga mu gikorwa runaka, ayo mafaranga akamukorera akamwinjiriza amafaranga kandi bitasabye ko ajya kuri tere. Urugero, wubatse inzu y'ubucuruzi ifite imiryango 300, hanyuma buri muryango ushyizemo umupangayi. Umupangayi mwemereje ko azayishyura ku itariki 30. Itariki 30 yo zigeza depoza amafaranga kuri konti. Wowe sina ngombwa kujyayo, ya mafaranga washoye muri ya nzu y'ubwaye yagukorera mpaka aguha amafaranga yawe watanzemo ndetse n'inyungu. So tujye kurebera hamwe rero mu buzima busanzwe. Uyu mugabo yaravuze ngo birashoboka ko hari abantu bamara imyaka 40 babyuka mu gitondo bajya mu kazi, kugera ku rwego bahagaritswe ku kazi kubw'imyaka y'ubukure, ugasanga nta kintu kimwe bagezeho. Uyu mugabo agira inama umuntu ngo ni byiza gukora akazi, ariko ni byiza gutekereza ikintu cyakwinjiriza amafaranga rimwe na rimwe nawe niyo waba utakoze. Kubera ko uyu mugabo yaravuze ngo biragoranye ko umuntu ubyuka mu gitondo agiye mu kazi, myaka 40 akorera umuntu nta kintu kimwe yigeze yikorera, nta kintu kimwe yigeze atekereza ubwe yakora, byagorana ko yagera ku nzozi ze. So twihuse tujye kurebera hamwe ni gute watangira iyi projet, ni gute wakora n'iyi company. Ifite uburyo burenga 5 wakorana nayo cyangwa se wabasha gukorana nayo. Uburyo bwa mbere ni bwitwa Megaverse, aho wishyura miliyoni 4,488, uhabwamo products z'ubwoko butandukanye zifite agaciro kangana n'aya mafaranga. Kwibutsa ko izo product baguhaye n'izawe, wazikoresha wazigurisha n'izawe. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa Digiverse, 2,266, uhabwamo products. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwitwa Technoverse, 1,144, uhabwamo products zinganya agaciro n'aya mafaranga watanze. Uburyo bwa kane bukurikirana uburyo bwitwa Neoverse, aho wishyura 473, ugahabwamo products zinganya agaciro n'amafaranga watanze ndetse ukanandikwa muri system. Kwibutse ko uburyo bwose uko ari 5, yaba ari Megaverse, Digiverse, Technoverse, Neoverse, Global Package,
ubu bwose ni uburyo buri wese atangira nawe bitewe n'amikoro ye. Uko utangira n'uburyo bunini nawe niko winjiza amafaranga mu buryo bw'igihe hejuru. Tugiye kurebera hamwe ni gute ubasha kubona inyungu muri iyi kampani. Dufite inzira zirenga 7 wakwinjiza amafaranga muri iyi kampani. Inzira ya mbere nitwa retailing, direct referral bonus, matched sales bonus, step bonus, unilevel na unipay plan bonus. Tugiye kurebera hamwe detail. Retailing ni iki? Retailing ni gucuruza products zacu. Products zacu dufata urugero kuri product yitwa C247. C247 iyo uri umunyamuryango wa kampani yigura 30,000 n'amafaranga 450. Wayigurisha ku mukiriya ukayigurisha 42,000 n'amafaranga 780. Bivuga ko inyungu ufite ari 12,000 n'amafaranga 330 mu gihe igurishije uyikeneye. Igihe wagira abakiriya 10 bahoraho buri kwezi bagura C247 waba wunguka 123 n'amafaranga 300. Igihe wagira abakiriya 100 bagura C247 buri kwezi waba wunguka 1,223,000. Kwibutsa ko ubu ni uburyo bwa mbere bwo gucuruza muri iyi kampani cyangwa se n'uburyo bwa mbere bwo kwinjiza amafaranga muri iyi kampani, gusa nta tegeko rihana umuntu utacuruje. Kwibutsa ko dufite izindi nzira zirenga 6 wakoreramo amafaranga muri iyi kampani. Inzira kabiri ni inzira yitwa direct referral bonus. Nkuko n'izindi kampani z'ubucuruzi zose zikora, igihe wazanye umukiriya ukamuzana kampani akagira serivisi cyangwa se igicuruzwa agura, hari komisiyo wowe uhembwa. So muri kampani yacu mu gihe uzanye umukiriya agashima gutangira na pake yitwa Megavas. Kwibutse ko natangira na pake yitwa Megavas amafaranga ari bwishyure arahabwamo products zingana n'amafaranga yatanze anandikwe muri systeme. Natangira na Megavas wowe wamutumiye, wowe wamuzanye kuri kampani urahabwa 616. Kubera iki? Kubera ko wafashije kampani gucuruza produit za 1,488,000 aribyo byitwa Megavas. Uburyo bwa kabiri, nuzana umukiriya kuri kampani, umukiriya uzanye kuri kampani agatangira na pake yitwa Digivas. Akimara gutangira na pake yitwa Digivas, kampani iragwemba 396. Kuri kampani uzanye umukiriya witwa Tekinovas, aguze igikarito cyitwa Tekinovas, kampani iragwemba 198. Uzanye umukiriya kuri kampani aguze igikarito cyitwa Neovas, kampani iragwemba 61 n'amafaranga 600. Uzanye umukiriya kuri kampani aguze igikarito cyitwa Global Package, either ararwaye ni umuntu aziguriye cyangwa se yakunze iyi proje, kampani iragwemba 20,000 kuri konti yawe ako kanya uwo munsi. Ubu nibwo buryo tugira bwa kabiri bwo gukorera amafaranga muri kampani. Hasigaye inzira 4. So bigenda bite? Dufata urugero muri kampani wamaze kugeramo, umara gusobanukirwa ko ari business nziza. Aya makuru ukomeje kuyiha abantu benshi. Wihaye intego yo guha amakuru abantu 10 bazaza bakagura ibikarito 10 bya products kuri kampani ari wabazanye. Nuramukuzanya abakiriya 10 bakagura ibikarito bya Neovas birimo za products ari wabazanye, abakiriya 10, kampani yagwemba 616 kuri konti yawe ya banki. Kwibutse ko systeme byubatse bite? Uyu ni wowe wazanye umuntu witwa Aneti. Umaze kuzana Aneti aguze cya gikarito cyitwa Neovas kirimo za products, kampani yagwemba 61 n'amafaranga 600. Uzanye umukiriya wa kabiri witwa Bruno aguze cya gikarito cyitwa Neovas, kampani yagwemba 61 n'amafaranga 600. Uzanye umuntu wa gatatu bigenda bite? Uramushyira munsi ya Aneti cyangwa se munsi ya Bruno. Kwibutse ko ibi ngibi mu zindi kampani ntago bibaho. Mu zindi kampani abantu bose wazanye ubiyandikaho ukabiyandikaho ari byo bigaragaza ko nta gufatanya kurimo muri zo kampani. Ariko muri iyi ngiyi bitewe nuko ubona ko Bruno yungutse umuntu witwa Peter atari wamuzanye ahubwo yazanywe nawe, ibi bibasha gutuma buri wese winjiye muri iyi kampani abasha gutera imbere akagera ku nzozi ze. Uburyo bwa gatatu twinjizamo amafaranga n'uburyo bwitwa matching sales bonus. Bigenda bite? Uyu ni wowe wabyaye Anita ujyana na Bruno, urabihemberwa 61,600. System ibonye ko agize umwe iburyo undi ibumoso irabahuza igwe 37. Bivuga ko total y'aya mafaranga ni ugufata 61,600 guteranya 61,600 bikabijana 23,200 tugateranya 37. Totali birabihumbi 160 n'amafaranga 200 winjije wahaye amakuru abantu babiri bakaza bakagura ibikarito kuri kampani bya produit bakeneye. So ubu Anita naha amakuru B aga amakuru na C nawe arahembwa nkuko nawe wahembwe wahaye amakuru abantu babiri. Bruno naha amakuru abantu babiri
nawe arahembwa nk'uko nawe wahembwe wahaye amakuru abantu babiri. Ikibazo kiravuga ngo ese wowe wo hejuru uri mu ibara ritukura ni wowe wabyaye B na C na D na E? Ntabwo ari wowe. Wowe wabyaye Anita ubyara na Bruno gusa, ariko ababyawe na Anita na Bruno, kuko iyo utaza kubaho ngo ubyara Anita na Bruno nta n'umwe wari kumenya ayo makuru. Buri gihe cyose hazinjira umuntu umwe iburyo n'undi ibumoso, sisiteme izafata umwe w'iburyo n'ibumoso ibahuze igwe 37, umwe w'iburyo n'ibumoso 37. Sisiteme izavuga ngo ibikorwa byakozwe na B na C na D na F uzabihemberwa. Umwe w'iburyo n'ibumoso 37, iburyo n'ibumoso 37, iburyo n'ibumoso 37, iburyo n'ibumoso 37, iburyo n'ibumoso 37. Tekereza igihe wakwinjiza nka perezida w'ikimina cya perezida wa koperative cyangwa se umushumba w'itorero iyi nkuru nziza akayihereza abantu ayoboye. Umuntu umwe winjiye iburyo n'ibumoso bwawe waguze cya gikarito kirimo products 37, waguze cya gikarito kirimo products 37, waguze cya gikarito kirimo products 37, paki iburyo n'ibumoso 37, 37, amafaranga ntago ari make. Aya namwe mu mafaranga yagufasha kugera ku nzozi zawe igihe waba uzifite. Birashoboka ko uyu mwaka ushobora gufata ingamba ukavuga ngo ngiye kwinjira muri iyi kampani, uyu mwaka uzarangire mfite ikintu runaka mu buzima gikomeye nagezeho. Iyo utangiye na pake yitwa Neovas utangiranye nayo ufitemo konti 3, ufashije umuntu witwa Anita na Bruno babiri gutangira business, uhita Anita na Bruno biyandika muri za konti zawe zose munsi yazo uko ari 3. Bigaragara gutya. Bivuze iki rero? Bivuga ko ukimara gufasha Anita na Bruno ari babiri uzahita winjiza ibihumbi 160 n'amafaranga 200. Nihinjira umuntu wa gatatu witwa Keti ukamushyira munsi ya konti yawe ya kabiri. Keti azaguhereza ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga ibihumbi 98 n'amafaranga 600. Hinjiye umuntu wa kane witwa David akimara kwinjira muri business urahita ukorera ibihumbi 135. Totali y'aya mafaranga ni ibihumbi 394 ku bantu bane wahaye amakuru ufitemo konti 3 ariyo pake yitwa Neovas. Uhaye amakuru abantu bane, Anita, Keti na David na Bruno, ukoreye amafaranga. Tekereza nawe niba amakuru inshuti zabo buri wese akagenda amakuru inshuti ze, bizagenda bite? Konti ya mbere izahembwa, iya kabiri ihembwe, n'iya gatatu ihembwe, n'iya kane zose uko ari 3 zihembwe. Buri umwe yose izajya ihemberwa abantu cyangwa se ibikarito byaguzwe munsi yayo. Utangiye na pake yitwa Tekinovas ufitemo konti 7, n'ubwo nguko zigaragara. Ufashije abantu babiri, Anita na Bruno. Anita atangiye na pake nawe yitwa Tekinovas, Bruno atangiye na pake yitwa Tekinovas. Kwibutse ko bose batangiranye na pake imeze nk'iyawe yitwa Tekinovas ya konti 7. Biragenda bite? Ukimara guha amakuru abantu babiri uzahita ukorera ibihumbi 507. Tekereza no muko haya amakuru abantu 8 bakajya munsi ya konti zawe zose uko ari 7, uzakorera amafaranga ngahe? Uzabasha gukorera asaga miliyoni 2,916 ku bantu 8 baguze ibikarito 8 nabyo bya Tekinovas bakaza mugakorana iyi projet. Ibi ngibi bizakomeza mpaka ubuziraherezo. Utangiye systeme ni pake yitwa Digivas ni konti 15. Umaze gutangira na konti 15 haya makuru abantu babiri, Anita na Bruno bonyine. Buri umwe atangira na pake yitwa Digivas. Akimara gutangira nawe na pake yitwa Digivas uzakorera abantu babiri, uzinjiza asaga 1,51,000. Uhaye amakuru abantu 8 binjiye na pake yitwa Digivas nkuko nawe watangiye na pake yitwa Digivas. Abantu 8 bonyine baguze bya bikarito birimo za products bakandikwa muri systeme nk'abakiriya ba kampani bashyashya. Kampani iragwemba 14,624. Uhaye amakuru abantu babiri batangiranye na pake yitwa Megavas. Abantu babiri uhaye amakuru nabo batangiranye na pake yitwa Megavas ni 1,687. Uhaye amakuru abantu 32, buri umwe wese atangiranye na pake yitwa Megavas nkuko nawe ufite pake yitwa Megavas.
kampani iraguhemba miliyoni 64,112. aya ni amafaranga, yagufasha kugera ku bintu byose ufite mu nzozi zawe. Dufite uburyo bwa kane wakoreramo amafaranga, ni uburyo uhembwa bitewe na ranka ufite. Ranka ya mbere ni ranka yitwa Silver Executive, uhembwa 10%, Gold Executive uhembwa 20%, Global Ambassador uhembwa 30%, Ruby Global Ambassador uhembwa 35%, Diamond Global Ambassador uhembwa 40% bya produit zose zagurishijwe n'abantu wafashije gutangira iyi business bari muri ekipe yawe. Uburyo bwa gatanu ni uburyo bwitwa Unilevel Bonus, aho uhembwa 5% bya produit zose zacurujwe n'abantu wazanye cyangwa se bagukomokaho. Uburyo bwa gatandatu ni uburyo bwitwa Unipay Plan, aho guhembwa 3% kugera kuri 5% bya produit zose zacurujwe n'abantu bari munsi yawe. Murakoze kandi mukomeze mugire umunsi mwiza. Ikibazo wagira ushobora kwandikira uwaguhaye ino video cyangwa se ukadusura ugasobanukirwa birambuye uko dukora.